nongeye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ndetse n'inkuru tugenda tubagezaho. Uzaramba Karasira Aimable uyu yamenyekanye nka Professor Niga bari warahamijwe ibyaha byo gukurura amacakubiri muri Rwanda, yafunguwe ku itariki ya 6 kwezi kwa 5 2026. Ni nyuma rero yo kurangiza igihano cye yari yarakatiwe cy'imyaka 5 aho uyu yari afungiye mu igororero rya Nyarugenge aho bakunda kwita imageragere. Urukiko rukuru rw'urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza rwari rwahamije icyaha Uzaramba Karasira tariki ya 30 Nzeri 2025 rutegeka ko afungwa imyaka 5. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha bwahamyaga ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Karasira Aimable ashinjwaga kandi icyaha cy'izandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we barimo amafaranga yafatanywe na yari kuri konti zitandukanye zirimo na konti ya mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bumurega, urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30. Karasira yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yo yagiye avugira ku muyoboro wa YouTube avuga ko nta mugambi yari afite wo kurura amacakubiri ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Kubijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga binyuze ku muyoboro wa YouTube. Karasira we yavuze ko yari atunze amafaranga menshi arimo imperekeza yahawe na kaminuza y'u Rwanda kuko ngo yahibereye umukozi, ndetse ngo harimo n'amafaranga yohererejwe n'abagira neza kandi ngo nta cyari kuba cyayamutwara kuko akiri ingaragu. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi, urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yafatiriwe irekurwa. Karasira yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021 aho yari afungiye mu igororero rya Nyarugenge. Ubibaze neza ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira Aimable yarangije igihano cye kuri uyu munsi ku wa 3 tariki ya 6 ukwezi kwa 5 2026. Karasira Aimable nubwo atashye, ubushinjacyaha bwari bwarajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu bujurire rukaba rutaraburanishwa. Icyakora igororero ryo ryagaragaje ko iyo bugiye gufungura umuntu burebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri systeme y'ikoranabuhanga yifashishwa. Umwe mu banyamategeko baburaniye Karasira, Maître Gashema Felicien, we yavuze ko kujuririrwa bidakuraho ko Karasira agomba gufungurwa ahubwo akazakurikiranwa mu rukiko rw'ubujurire ariko ari hanze. Ubundi se Uzaramba Karasira Aimable bakunda kwita Professor Niga we ni muntu ki? Uyu mugabo Professor Niga cyangwa se Karasira Aimable yavutse mu 1977, no kuba ko ngo afite imyaka 49. Yavukiye Imwendo ni mu murenge wa Rwaniro mu cyahoze ari komine Rusatira ni mu karere ka Huye. Kugeza ubu Aimable Karasira nta mugore n'abana afite, akaba ari ingaragu, dore ko ahubwo yaburanaga ku nkomoko y'umutungo we yagaragaje ko amafaranga yaratunze yashoboraga kuyazigama ngo kuko nta muryango, umugore n'abana yari afite ho kuba yakwitaho ngo akoresha ayo mafaranga. Ni imfura mu muryango w'abana 4. Mu biganiro bye rero yakunze kugaragaza agahinda ko kuba ababyeyi be n'abavandimwe 2 ngo barishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Igihe yafatwaga agafungwa mu 2021 yagaragaje ko yabanaga na murumuna we nawe ngo ufite uburwayi bwo mu mutwe. Karasira Aimable yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda,
akaba azwiho no kuba yarabaye umuhanzi, dore ko mu 2010 yinjiye mu muziki yita Professor Niga, ndetse n'izina ryamenyekanye cyane dore ko bari bamuzi mu njyana ya hip hop. Ibyashimangiraga ko injyana yafatwaga nk'ibirara, yaje noneho kuyobokwa n'intiti nk'uyu mwarimu wo muri kaminuza. Muri kaminuza rero yigishaga ikoranabuhanga IT kugeza ubwo mu 2020 yirukanwaga azira imyitwarire ndetse ngo n'ibitekerezo binyuranye n'indangagaciro z'umurezi. Yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021, haregwa ibyaha bitandukanye, naho mu 2025 yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda, nyuma yo guhamwa n'icyaha kimwe mu byo yaregwaga. Mu rubanza rwe ndetse n'abamwunganira bakunze kugaragaza ko Karasira AIMABLE afite uburwayi bwo mu mutwe, ibyo bita depression cyangwa se indwara y'agahinda gakabije, ndetse ngo yafataga n'imiti. Basabaga kwitabwaho ngo by'umwihariko n'abaganga. Raporo ya muganga tugiye yanasabwe n'ubushinjacyaha yerekanye ko Karasira afite ku kibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ibyo bita depression. Kuri ubu rero Karasira AIMABLE cyangwa se Professor Niga yafunguwe, akaba yasohotse mu igororero rya Nyarugenge aho bita Mageragere. Turakomeza tubakurikiranire amakuru ya Karasira AIMABLE, tuzagenda tuyabagezaho. Reka nkwibutse niba utarakora subscribe kuri uyu munsi, dukomeze tugendane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.